bimeze biti umuntu uyu munsi cyangwa se kuri iyi tariki muri uyu mwaka turimo cyangwa se muri uku kwezi umuntu ashobora kukubwira ngo wa muhungu we waciye bugufi ukabyanga. Wenda ari n'umubyeyi wawe pe akakubwira ngo waciye bugufi, ibyo bintu uri kujyamo, ayo mayoga uri kunywa, ayo matabi ukabyanga, ukanga kumutega amatwi. Cyangwa se wenda n'umuntu ukurera, wenda si n'umubyeyi wawe ariko ni wa muntu mbega ukorera wo muri famiye cyangwa se wahandi hantu, akakubwira ati wa mwana we kukiri mutoya, ibintu by'amayogura bijyamo cyangwa se ibintu by'amatabura bijyamo bizakumarira iki? Ukamusuzugura mbega ukanga kumutega amatwi. Ariko wowe bidatinze cyangwa se imbere yawe bizi neza ko uzicuza icyo kintu, uzicuza ukumva mbega wari ukwiye gukurikiza inama wahabwaga n'ababyeyi bawe cyangwa se abakureraga cyangwa se undi muntu wese mbega wakugiraga inama. Icyo kintu tucyumvikanyeho, uracyumvise. Umuntu uyu munsi ashobora kubikubwira ukamupinga mbega ukumva ko uri umusore, ngo urijeya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibyo ngibyo hari igihe kigera ukabyicuza. Uyu munsi ikintu tugiye kureba cyangwa se ibintu tugiye kurebera hamwe ni ibintu bitanu umwana w'umujeni hano dufite, ni umusore ukiri mutoya, yakoze mu gihe cye cyashize, ariko uyu munsi akaba ari kwicuza ibintu byose yakoze mu gihe cyashize, bitewe n'uko mbega ababona bibangamiye iterambere rye. Ibaza ariko kuba warakoze ikintu mu myaka yashize kera, ariko we wagera nko muri uyu mwaka wa 2025 ibintu warabikoze nko muri 2012, 2013 gutyo, wagera nko muri uyu mwaka wa 2025 ugatangira kubona hari utuntu wakoze muri iyo myaka ya za 2014 na za 2015, ugasanga mbega ibintu wakoze muri icyo gihe aka kanya biri kukugiraho ingaruka cyangwa se biri kukubangamira mu musingi wawe w'iterambere. Reka turebe ibintu bitanu umwana w'umujeni yakoze aka kanya akaba ari kubyicuza. Mutega amatwi. Niba utarakanda subscribe, niba hasi aho ngaho ukande subscribe, wibuke gusharinga iyi channel kugira ngo twubake famiye itubutse, mbega famiye yagutse. Umwana w'umuhungu ng'ikintu cya mbere yicuza, ntabwo ari ngombwa ko tuvuga amazina ye, oya ntabwo tuyavuga. Ikintu cya mbere yicuza ngo ni uko yasuzuguye ababyeyi be cyangwa se abamureraga. Icyo kintu hari abantu b'iyi minsi, cyane cyane urubyiruko, usanga mbega batumva ababyeyi babo, batumva inama babagira, ugasanga umwana arashaka gupizanya n'umubyeyi ngo bageraneyo, sibyo? Ibyo bintu murabizi cyane. Ahangaha kuri iki kintu cya mbere ngo uyu mwana w'umujeni w'ikintu yicuza ni uko atigize atega amatwi inama z'ababyeyi be bamuhaga, cyangwa se ngo yubahirize amategeko abamureraga bamushyiriragaho. Mwumve kandi ngo ayo mategeko bayamushyiragaho, cyangwa se mbega hari ukuntu muri famiye cyangwa se abantu bakurera bavuga ati ugomba gutaha saa moya, iryo ni itegeko, ugomba kutarenga mbega akagari ngo ujye kure yako igihe batagutumye. Ibyo bintu turabizi, ayo ni amategeko mbega y'abantu bakurera bagushyiriraho. Ayo mategeko bayashyiraho bagamije wowe kugucungira umutekano, ariko ukabyanga, ukabasuzugura. Iki kintu uyu mwana w'umujeni arakicuza. Nicyo cya mbere, kuba yarasuzuguraga ababyeyi be cyangwa se abamurera, akica amategeko n'amabwiriza bamuhaga, mbega ntanabatega amatwi ngo yumve inama bamuha. Ikintu cya kabiri uyu mwana w'umujeni noneho we ngo yicuza ni ukuba yarababaje ibyiyumviro cyangwa se amarangamutima y'inshuti ze. Mwumve bya bintu njya mbabwira ngo kubangamira bagenzi banyu, mbega ukaba wamukomeretsa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mbega ukamwicira amarangamutima, we ibyiyumviro afite ukabibangamira. Icyo kintu uyu mwana w'umujeni arakicuza, kuba yarabangamiye inshuti ze. Mwumve mbega ahangaha ngo ikintu yicuzamo ni ukuba yarababwiraga amagambo mabi, amagambo mbega adafututse, abababaza. Kwa kundi uhura n'umuntu ukamubwira ngo reba ukuntu gisa, ngo cyagiye kisukura cyangwa se cyagiye mbega cyitwara neza. Ayo magambo nk'ayo akagenda agakomeretsa abantu mu mutwe, ariko wowe utabizi, kubera ko we mbega uba wumva uri kuvuga ukuri kandi uri gukosa. Ikintu yicuza rero ni ukuba yarababaje ibyumviro by'inshuti ze. Ikindi ngo yicuza kuri iyi ngingo ni ukuba mbega yaragendaga agambanira zimwe mu nshuti ze.
ibi bintu namwe murabikora, hari ababikora ugasanga wowe uri kugambanira bagenzi bawe ariko wowe utazi ingaruka zizabivamo, utazi ko umuntu uri kugambanira ari we wazagufasha mu rugendo rwawe cyangwa se aho uri kugana. Icyo ni icya kabiri. Ikintu cya gatatu umwana w'umuhungu yicuza ngo ni ukuba yarapfushije igihe cy'ubusa igihe yari ari ku ishuri. Wumve kwa kundi ababyeyi babohereza kujya kwiga, mbega we wagera ku ishuri ukajya wirwa wikinira, wirwa niba uri umusore ukirwa witeretera abakobwa, waba uri n'inkumi nawe ukirwa mbega wiruka inyuma y'uduhungu byacitse mbega muteretana, ukibagirwa ko ku ishuri wagiye kwiga utagiye guteretana, sibyo? Ako kantu nako uyu mwana w'umuhungu arakicuza kuba mbega yarapfushije igihe cy'ubusa mu gihe yari ari ku ishuri, yari akwiye kuba ari kwiga ariko ntago yabikurikiranye neza. Iki kintu nacyo ngarakicuza. Ngibi impamvu cyangwa se ingaruka biri kumuzanira ni ukuba mbega ari kubona ko mu rugendo arimo akeneye ubumenyi yari akwiye kuba yarakuye ku ishuri, kandi mu gihe yari akwiye kubuhakura yari ari gukora ibihabanye. Wumve icyo cyari icya gatatu yicuza. Ikintu cya kane uyu mwana w'umujeni yicuza ngo ni ukuba yaragenderaga mu kigare kibi. Wumve ugasanga mbega umuntu turi muri 2025 ariko bitewe nuko muri 2016 yari akwiye mbega kuba ari bwo yubaka ubuzima bwe cyangwa se hari amahirwe yari akwiye kuba yabona muri uwo mwaka, ariko bitewe nuko yari ari kugendana n'abantu babi mbega akurikiza inama z'abantu ba fake bari aho ngaho mbega zishuti mbi, zashuti mbega zidafite influence nziza, ahubwo ugasanga nyine nta influence bafite, ugasanga mbega aragenda mu mahitamo ya fake, arakora ibyo bagenzi be bakoze. Icyo kintu nacyo uyu muhungu ari kukicuza, kuba yaragendeye mu kigare kibi cya fake. Cyo ni ikintu cya kane. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma ngo ni ukuba yarapfushije amafaranga y'ubusa. Wumve ako kantu nak'ingenzi cyane, ushaka wanakandika. Buriya hari ukuntu abana b'abajeni muri iyi minsi bari gufata amafaranga yabo bakayapfusha ubusa, mbega ugasanga naho bya bindi bavuga ngo bari kuyatera inyoni, kagira ngo mbega bayatoraguye, ugasanga mbega amafaranga bari kuyajugunyira abantu bayabanagira nkaho nta kintu mbega ntacyo bivuze. Ibyo bintu nabyo uyu mwana w'umujeni ari kubyicuza, kuba yarafashe amafaranga ye akajya yakoresha mu buryo budakwiye cyangwa se akayaha abantu badakwiye kuyahabwa. Wumve, cyangwa se akajya afatanga amafaranga akagenda agurira abantu ngo abanezeze. Ibyo bintu ari kubyicuza, bya bintu uvuga ngo ugiye gutama abantu ntacyo bakoze, mbega bya bintu gusa wumva ko amafaranga uyafite ugomba kuyakoresha nta kintu witayeho. Icyo kintu ndakubwiza ukuri, niba uri no kubikora aka kanya uzakicuza. Ngo gusupendinga amafaranga utabyitayeho ni ikintu wicuza mu buzima bwawe. Ntabwo nzi wenda ngo utunze amafaranga angana iki, gusa amafaranga yose waba utunze niba uzi ko uyakoresha icyo adakwiye gukoreshwa, mbizi neza ko cyangwa se izere ko hari igihe kizagera ukabitekerezaho ukumva ko wakosheje. Uyu mwana w'umujeni we ikintu yicuza ngo ni ukuba hari igihe cyageraga mbega yaba yakoreye nk'udufaranga, akagenda akareba ngo abajama be bakagenda bakajya muri kabari bakanywa amayoga bagaserebura, bakajya mu bakobwa bakabinoza, mbega bakiyitaho muri uwo mwanya bafite ariko ku mafaranga y'uwo mujeni. Mbega mujya mubibona cyane, hari ukuntu umwana w'umujeni afatisha uduceri ugasanga afite n'uduhumbi 10, uduhumbi 20 se akoreye wenda nko mu cyumweru kimwe, noneho ku cyumweru byagera akumva ko mbega agomba kureba abajama be akagenda akabatamo utuntu, ubwo nta mayoga amatabi se ibintu nk'ibyo mbega bya bintu bituma bajya ngo babona za hayi, barangiza noneho bakirara mu bakobwa nabo bakabinoza. Kandi umukobwa w'iyi minsi apana, hari abakobwa nyine utapfa gushitura utabahaye amafaranga. Uyu mwana w'umujeni rero we icyo kintu ari kukicuza, kuba yaratakaje amafaranga ye ahantu hatari ngombwa cyangwa se ku bintu bitari iby'ingenzi. Mumenye mbega gukoresha amafaranga yanyu neza. Iki kintu cya nyuma ni ingenzi cyane, gukoresha amafaranga neza. Iki kintu kirubaka pe. Buriya amafaranga yawe
azagenga ubuzima bwawe n'uyacunga neza. Ariko n'uyacunga nabi hari igihe kizagera mbega wicuze, usange mbega bya bindi bavuga ngo uri gusubiza inyuma amaso ukabona warakosheje cyangwa se ukabona warataye igihe cy'ubusa. Ugasanga nyine umuntu hari aho ngaho arirwa apfusha amafaranga ubusa, asesagura, mbega bisa nkaho ari kuyanagira inyoni, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umenye gucunga amafaranga. Reka mbabwire ngo niba muzi ko mugeze kuri YouTube channel bwa mbere ya Niramba TV, banza ukande subscribe, asigaye sharinge n'iyi channel nyine. Reka mbabwire ngo ciao ciao, naho utaha mu kanya ndabagezaho ikindi kiganiro cy'ubwenge.